Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Uyu ni wa mwanya rero wo kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana mu buryohe bwaryo bwose. Lectio Divina. Mbere y'uko turyinjiramo rero, reka tubanze dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. K'ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose, amen. Ijambo ryawe Nyagasani ridutera umwete mu kwemera, rikaduha kwizera, tukarushaho kuba abana beza. Aleluya, 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 aleluya. Bavandimwe rero, dore inkuru nziza tugiye kuganiraho, ijambo ry'Imana ryifitemo uburyohe bwose. Turarisanga mu ivanjiri yanditswe na Mariko, umutwe wa 3, umurongo wa 20 kugeza kuri 35. Bageze imuhira, abantu benshi bongera guterana, bituma badashobora kugira icyo barya. Nuko bene wabo wa Yezu babyumvise, baza kuhamuvana kuko bavugaga ngo yasaze. N'abigishamategeko bari bavuye i Yerusalemu baravugaga ngo yahanzweho na Belizebuli, kandi ngo umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Nuko abakoranyiriza iruhande rwe, ababwira mu migani ati, Sekibi yabasha ate kwiyirukana? Ingoma yibyayemo amahari ntishobora gukomera, n'umuryango wabyaye amahari nawo ntushobora gukomera. Niba rero Sekibi yirwanya akicamo ibice, ntaba agikomeye, ake kaba kashobotse. Kandi nta muntu ushobora kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo asahure ibintu bye atabanje kuboha uwo munyamaboko, hanyuma ngo abone uko asahura inzu ye. Ndababwira ukuri, abana b'abantu bazakizwa ibyaha byose bakoze, ndetse n'ibitutsi batutse Imana. Nyamara uzaba yaratutse Roho Mutagatifu ntabwo azagirirwa imbabazi bibaho, ahubwo azashinjwa igicumuro cy'iteka. Yezu yababwiye ibyo abitewe n'uko bavugaga ngo yahanzweho na roho mbi. Nyina wa Yezu n'abavandimwe be baraza, bahagarara hanze, bamutumaho ngo aze babonane. Abantu benshi bakaba bicaye bamukikije. Baramubwira bati, dore nyoko n'abavandimwe bawe bari hanze baragushaka. Arabasubiza ati, mama ninde n'abavandimwe banjye ni bande? Nuko azengurutsa amaso mu bari bicaye bamukikije, aravuga ati, dore mama, dore n'abavandimwe banjye. Umuntu wese ukora icyo Imana ishaka niwe muvandimwe wanjye, niwe mushiki wanjye, kandi niwe mama. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Bavandimwe rero, turabona ko iri jambo ari ivanjiri yo ku cyumweru cya 10 gisanzwe umwaka B. Ni ivanjiri rero twumvise ku cyumweru. Kuyigarukaho hari impamvu ikomeye, kuko harimo ikibazo gikomeye cy'uyu munsi. Ari nayo mpamvu rero tugira ngo turebe uburyo tugomba kujya dusoma ijambo ry'Imana.
uburyo bwo gusoma ijambo ry'Imana bwiza ni ukubanza kumva neza ikibazo kirimo, ikibazo iri jambo riri gusubiza. Iteka ijambo ry'Imana iryo ari ryo ryose riza rifite ikibazo rigiye gusubiza. Iyo utabanje gusobanukirwa icyo kibazo, nta nubwo ushobora kumva ibyo kiri gusubiza. Twibuke ba bantu bajya bavuga ngo ibaruwa iyi yandikiwe Abanyakorenti, ntabwo yandikiwe Abanyarwanda, ntiyandikiwe Abarundi, ntiyandikiwe abantu b'iki gihe. Ivanjili yabwirwaga Abayahudi, yabwirwaga ab'icyo gihe, ntabwo ari twebwe. Nyamara iyo wumvise ikibazo, igihe kiragera noneho ukabasha gusobanukirwa uburyo icyo kibazo wacyumva muri iki gihe natwe turimo. Koko rero hari ibibazo bimwe dusangiye n'ab'ibihe bya kera, ariko twebwe mu gihe cyacu tukaba tugomba kugira ubundi buryo tubisubiza, nyamara bigaragazwa na rya jambo ry'Imana ryavuzwe kera, tukaba rero natwe turibwirwa uyu munsi. Ijambo ry'Imana ntirisaza. Yezu niwe wabivuze ngo isi n'ijuru bizashira, ariko ijambo ry'Imana ntirizashira. Bivuze iki? Bivuze yuko ijambo ry'Imana riri hakurya y'ibiriho, kuko burya ibihe bivukana n'ibiriho, ibihe bizashirana n'ibiriho. Hakurya y'ibiriho y'ibyaremwe hari ibikomeza, ibihoraho. Ijambo ry'Imana rero riri muri ibyo biri hakurya y'ibihe, ni ibihoraho, ibiriho iteka. Kuko rero ngo igihe kivukana n'ibyaremwe, igihe kizashirana n'ibyaremwe. Hakurya y'ibihe hari ibihoraho, n'ijambo ry'Imana riri muri ibyo. Nyamara ijambo ry'Imana rihora ribwirwa abantu b'ibihe byose, nubwo ryanditswe kera bakaba bagomba kuryumva mu gihe barimo. Ikibazo cyabazwaga icyo gihe gishobora kuba ntaho cyagiye, nubwo twakivuga mu rurimi rwacu no mu gihe cyacu, mu bihe by'iki gihe nyine turimo, kuko byo bishobora kuba bitandukanye n'iby'icyo gihe. Nyamara ikibazo cyo kitashaje, kuko kikiri ikibazo kuri twebwe. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana turi kubwirwa, tumaze gusoma, hakaba hari ikibazo gikomeye cyane cyabajijwe. Umuntu uri mu bumwe n'Imana, umuntu ubarirwa mu muryango w'abana b'Imana, yashobora kwitiranya ibituruka ku Mana n'ibituruka kuri Sekibi? Yezu rero agiye kubisubiza. Arabisubiza mu ngingo ebyiri. Dushatse twahera ku ya nyuma. Ni bande babarirwa mu muryango w'abana b'Imana? Yezu yashubije, hamwe baje bamubaza ngo, bamubwira ngo bene wanyu baragushaka, nyoko na bene wanyu baragushaka. Yezu rero yasobanuye ko bene wabo cyangwa se umuryango we, umuryango w'abana b'Imana, umuryango w'Imana ni uw'abakora ugushaka kw'Imana. Hanyuma icyo kimaze gusubizwa muri make, twagaruka ku kibazo nyamukuru gikomeye, tuza kureba noneho niba abantu bari kuvuga ko Yezu yahanzweho na roho mbi nabo ni abana b'Imana, nabo babarirwa muri wa muryango. Reka rero twumve icyo kibazo nyamukuru
Yezu asubiza noneho, ese umuntu uri mu muryango w'abana b'Imana ashobora kwitiranya ibituruka ku Mana n'ibituruka kuri Sekibi? Yezu arabiha ikihe gisubizo? Mbere ya byose rero bavandimwe, tubanze twumve igihe byabereye. Nitumara kumva igihe byabereye n'aho byabereye, twinjire muri cya kibazo. Mbere na mbere nibwo Yezu yari akimara gutangira kwigisha, hanyuma akaba yari ari imuhira. Yari ari imuhira nk'uko tubisoma ngo bageze imuhira, abantu benshi bongera guterana, bituma badashobora kugira icyo barya. Nuko bene wabo wa Yezu babyumvise, baza kuhamuvana kuko bavugaga ngo yasaze. Imuhira rero ni hehe? Imuhira ntabwo ari Nazareti, kuko batwereka yuko aho bita imuhira ari Kafarinawumu. Akimara gutangira kwigisha, Yezu yagiye gutura i Kafarinawumu, nyamara ntabwo ari kure rwose ya Nazareti. Niyo mpamvu n'inkuru zigenda zikagerayo, ku buryo baza kumubwira bati baza gukurikirana ibyabaye, hamaze kuboneka ibihuha bivuga ngo yasaze, cyangwa se ngo ari gukoreshwa na roho mbi. Nabo bakaza gukurikirana iby'ibyo bintu. Ntabwo rero hari kure. Imuhira kandi ahi Kafarinawumu ni mu nzu yari acumbitse, cyangwa yabaga mu nzu ya Simoni Petero na Ndereya murumuna we. Aho ngaho i Kafarinawumu hari mu nzu ya bamwe mu bigishwa be b'inkoramutima, barimo Petero na Ndereya, za ntumwa ze 12, ni mu nzu yabo ya Petero na Ndereya. Ngaho rero yabaga atashye avuye mu butumwa, abantu baza bamukurikiye, barimo n'abari babigisha amategeko bavuye Yerusalemu bashaka kumenya aho atuye. Ariko hari imbaga nyamwinshi y'abantu baturutse mu bihugu byose bikikije inyanja, cyangwa mu ntara zikikije inyanja, barimo abo hakurya ya Yorodani, barimo n'abo mu nsisiro za hafi aho. Bari benshi cyane bashaka kumva ijambo ry'Imana, bafite abarwayi, hari n'abahanzweho na roho mbi bifuza gukira. Yezu rero abo bose kugira ngo ababwire, agombaga kuvuga cyane aranguruye ijwi, yagombaga kubigisha bigatinda kuko hari byinshi byo kubigisha bagomba gusobanukirwa, hanyuma akirukana na roho mbi, agakiza abarwayi bafite indwara za roho n'iz'umubiri, bose yarabakizaga. Hanyuma bamwe bagasingiza Imana bavuga bati, dore koko umuhanuzi ukomeye aturimo, dore umwana w'Imana uturimo. Abandi nabo bati, reka da, yahanzweho na roho mbi, ni umutware w'amashitani bakorana. Turebe rero ababivuga. Abo babivuga ni bande? Ni abigisha amategeko. N'abigisha amategeko bari bavuye Yerusalemu baravuga ngo yahanzweho na Berizebuli, kandi ngo umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Muranyumvira? Ni abakagombye kuba bazi iby'Imana, bize ijambo ry'Imana, barifite mu bwonko ariko ntibarifite mu mutima, kubera yuko ntabwo bari kubasha gutandukanya iby'Imana n'ibya Sekibi, cyangwa se kubera inyungu zabo, kubera ishyari ko babonye umwigisha ukomeye ubarusha, bagomba kumushyiraho icyasha kugira ngo abantu bamuveho. Bari gukwiza ibihuha ku buryo byavuye n'i Kafarinawumu bigera i Nazareti, biba ngombwa yuko bene wabo na Yezu ndetse na mama we baza kumureba bati, reka tujye kumureba tunamuvugisha, tumubwire ibiri kuvugwa hanze aha, turebe yuko yanabona uko arya. Ariko Yezu twumvishe uko yasubije. Reka rero turebe icyo ashubije, icyo agiye gusubiza n'aba bafarizayi, abigisha amategeko. Ngo nuko abakoranyiriza iruhande rwe
ababwira mu migani ati Sekibi yabasha ate kwiyirukana? Iki kibazo babajije, Sekibi yakwiyirukana? Sekibi yakwiyirukana? Ntibibaho. Sekibi ntashobora kwiyirukana. Hari abari kwibaza ngo ko abantu bajya kuvuza mu Kinyarwanda ku bapfumu ngo abantu bagakira. Bakira byahehe? Ko baba babohesheje izindi roho mbi ahubwo kurushaho, kandi ko baba batakaje ubugingo. Sekibi ntashobora kwirukana. Sekibi ntashobora kugabanya ingoma ye, ahubwo arayagura. Kuko rero muzasanga umuntu wese wagiye mu bapfumu asabwa n'ubundi gukorera Sekibi. Igihe agiyeyo asabwa gukora ibijyanye n'ibyo Sekibi akora, icyo gihe ingoma ya shitani ikaba yagutse. Ntabwo Sekibi ishobora kugabanya ingoma yayo. Rero Yesu agiye kubasobanurira ko atari Sekibi, ahubwo agiye gukoresha imvugo ibaganisha ku byo bazi, ubuhanuzi bukomeye bwa kera na kare. Nibwo rero Yesu yabajyanye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi 49 umurongo wa 24 n'uwa 25, kugira ngo abereke yuko ibyo ari gukora ari kubikora nka wa muhanuzi wavuzwe cyangwa nka wa mukiza wavuzwe mu byanditswe bitagatifu bazi neza. Dusome Izayi 49 24-25. Mbese intwari yakwamburwa umuryango wayo? Imfungwa yaboshywe n'igihangange yose yagobotorwa? Nyamara dore uko Uhoraho yavuze, uwaboshywe n'intwari azagobotorwa, n'umuryango wanyazwe n'igihangange uzagaruzwa. Uguteraho amahane nijye uzamurwanya, abahungu bawe nijye uzabakiza. Ijambo ry'Imana. Hano rero turibonera neza yuko n'Uhoraho uzabohora abana b'Imana kuri Sekibi. Yezu niwe wa munyamaboko uje gutsinda Sekibi akayinyaga. Aba bantu rero bazi ibyanditswe bitagatifu, Yezu ababwiriye mu migani ngo bibuke ibyo basomye umuhanuzi Izayi. Nta nubwo birangiriraho, kuko bagomba kumenya yuko Yezu Kristu niwe wa wundi uriho umwuka w'Imana, uri mu mwuka w'Imana, bityo akazakora iby'Imana ku buryo ibyo akora bihamya ko aturuka ku Mana. Kubyitiranya bikagaragaza yuko umuntu atifitemo umwuka w'Imana, cyangwa se niba bikora nkana akaba azabibazwa igihe cyose, ubuziraherezo kazabibarizwa imbere y'urubanza. Rero iyo dusomye Izayi 42 umurongo wa mbere tukongera tukajya ku murongo wa 6 kugeza ku wa 8, dushatse twasoma rimwe kugeza ku 8, ariko reka dusome umurongo wa mbere niturangiza tujye ku wa 6 kugeza ku wa 8. Noneho twumve ko Yezu Kristo ari we wa wundi wa mugaragu w'Imana, Imana izuzuzamo umwuka wayo kugira ngo abohore abantu ku ngoyi. Noneho Imana ikaba yaravuze hakiri kare ko ikuzo ryayo ritagomba guhabwa Sekibi. Turabisomamo hano: dore umugaragu wanjye nshyigikiye, intore yanjye nyizihira, namushyizeho umwuka wanjye, azagaragariza amahanga ubutabera.
nshatse narekeraho kuri uwo murongo wa mbere nkataruka, kuko agiye kuvuga ingabire zose za Roho Mutagatifu ko zimurimo ko ari indwi. Roho Mutagatifu ari murimo ku buryo bwuzuye, ariko interuro y'ingenzi ni iyi ngiyi: namushyizeho umwuka wanjye. Roho Mutagatifu ari muri Yesu. Uwaba yifitemo Roho w'Imana nawe, uwaba avuga ko ari umuntu w'Imana, yakagombye kumenya yuko ibyo akora bituruka ku Mana, kandi Sekibi atabishobora. Dukomeze. Ni jye Uhoraho wakwihamagariye. Ni Yesu ubwirwa ubwo noneho uvugwa noneho muri wa mugaragu w'Imana. Ni jye Uhoraho wakwihamagariye nkurikije umugambi wanjye, ngufata ikiganza ndakwizigamira, nkugenera kwemararira isezerano ry'imbaga no kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo uhumure amaso y'impumyi, uvane imfungwa mu nzu y'imbohe, kugira ngo ukure mu munyururu abari mu mwijima. Ni jye Uhoraho, iryo ni ryo zina ryanjye. Ikuzo ryanjye nkaba ntazagira undi ndiha, cyangwa ibigirwamana ngo mbihe ibisingizo bingenewe. Ijambo ry'Imana. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Hano rero bariya bantu bitwa abigisha amategeko bakagombye gusingiza Imana babikurije ku byo bari kubona, ariko bari kunyuranya n'ibi ngibi, kandi Uhoraho yavuze ko atazemera ko ibyo bibaho. Ikuzo ryanjye nkaba ntazagira undi ndiha, cyangwa ibigirwamana ngo mbihe ibisingizo bingenewe. Naha rero Yesu ari kugaragaza ikindi kintu gikomeye, agaragaza yuko umuntu wavuga ko ari umwana w'Imana, ko ari mu muryango w'abana b'Imana, akarenga akabona ibikorwa by'Imana akabyitirira shitani, nta kabuza azabihanirwa bikomeye, azavanwa mu muryango w'abana b'Imana ashyirwa ku ruhande. Kuko uko kutava ku izima ni nka kwa kundi Sawuli yabwiwe, ntaho bitaniye no gusenga ibigirwamana ubwabyo. Turabizi kandi ko igihano gikomeye cyahawe abasenze cya kimasa, bavuga ngo dore Imana yatuvanye mu Misiri, bagafata ibikorwa by'Imana bakabyitirira ikigirwamana bishyiriyeho. Imana yari igiye kurimbura umuryango wose, ariko Musa aratakamba, hapfa gusa abagiye kukibyinira batanze bya bindi byose bakajya ku giti, 3,000 byose birapfa, kubera ko bafashe ibikorwa by'Imana bakabyitirira Sekibi. Bavandimwe, kandi nagira ngo mbabwire yuko mu mateka ya Isiraheli kiriya kigirwamana Belizebuli bavuga ko ari ikigirwamana gifite ubugome bukomeye cyane, kikaba icya kabiri nyuma ya Lusuferi. Nicyo kigome mu madayimoni nyuma ya Lusuferi, umutware w'amadayimoni yose, umutware w'ukuzimu. Iyo Belizebuli hari umwami witwa Okoziya wigeze gushaka kujya kuraguza ahitwa Ekironi, aho cyari gifite icyicaro. Nagira ngo mbabwire ibyamubayeho. Yaciwe mu muryango w'abana b'Imana, apfa ari incike, kandi yari umwami ntiyagira amukomokaho, asimburwa na murumuna we. Kubera iki? Kubera gusuzugura Imana bene ako kageni. Kubuzi yuko Imana ya Isiraheli itabara, warangiza ukajya gushakira ibisubizo mu bapfumu cyangwa se kwa shitani, kwa Sekibi. Uyu mwami yarabihaniwe cyane. Tubirebe mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Igitabo cya kabiri cy'Abami gitangirwa n'iby'uwo mwami nyine witwa Okoziya, nuko byamugendekeye. Tubisome duhere ku mutwe wa mbere umurongo wa 2 kugeza wa 8. Okoziya ahanuka mu idirishya ry'icyumba cye cyo mu nzu yo hejuru i Samariya, yitura hasi arakomereka bikomeye,
yohereza intumwa azibwira ati mujye kundaguriza kwa Behali Zebubu imana y'i Ekironi kugira ngo menye niba nzakira ibi bikomere byanjye. Ubwo marayika w'Uhoraho abwira Eliya w'Umutishibi ati haguruka usanganire intumwa z'umwami w'i Samariya maze uzibaze uti nta mana iba muri Isirayeli ku buryo mugomba kujya kuraguza kwa Behali Zebubu imana y'i Ekironi? Uti nicyo gitumye Uhoraho avuze ngo uburiri uryamyeho ntabwo uzabubyukaho, uzapfa nta kabuza. Nuko Eliya arigendera. Uyu mwami kandi yagerageje kohereza ibitero byo kwica Eliya bigera kuri 3. Icya mbere umuriro uturuka mu ijuru warakishe. Ingabo 50 za mbere n'umuyobozi wazo bagiye kuvuga ngo Eliya namanuka agende yitaba umwami. Abo ngabo bishwe n'umuriro umanutse mu ijuru. Umwami yohereza abandi 50 nabo umuriro umanutse mu ijuru urabatwika. Umwami yohereza izindi 50 none ko umutware waza agenda noneho yamenye byabaye kuri babandi ba mbere, aragenda we aca bugufi asaba ko atakwicwa, ahubwo asaba ko Eliya yitaba umwami kandi ko ntacyo bari mu mutware. Nuko Eliya aramanuka aragenda abwira umwami Yokoziya ibyo yabwiye intumwa ze. Nyuma rero uwo mwami yarapfuye kandi apfa azize bya bikomere kuko yashatse kujya kuraguza, ntiyanagiyeyo kuko ntumwa ntizagezeyo. Ibyo byonyine gushaka kugambirira kujya kuraguza gusa, ibyo byatumye apfa ari incike, ntiyabona umusimbura, asimburwa na murumuna we. Nk'uko rero byanditswe mu gitabo cy'Abalevi, igitabo cy'Abalevi umutwe wa 20 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7, tubona ko bikomeye cyane, ari ibintu Imana itihanganira. Umuntu wese ugambirira kwegurira abana be Sekibi kubandwa, akaraguza agaterekera akiyambaza abazimu, uwo nguwo acibwa mu muryango w'abana b'Imana. Tubisome Abalevi 21 kugera kuri 7. Uhoraho abwira Musa ati dore ibyo uzamenyesha Abayisiraheli, nihagira uwo muri mwe cyangwa umusuhuke ubana namwe gutura Moleki umwe mu bana be, azicwe, imbaga yose imutera amabuye apfe. Jyewe nzarakarira uwo muntu muce mu muryango we, kuko azaba yatuye Moleki umwe mu bana be, akanduza ingoro yanjye kandi agasuzugura izina ryanjye ritagatifu. Nihagira Abayisiraheli birengagiza uwo muntu uzaba yatuye umwana we Moleki, maze bagatinya kumwica, jye nzamurakarira we n'abe bose, hanyuma mbace mu muryango wabo. Uwo muntu hamwe n'abandi bose bazamukurikiza bakayoboka Moleki, nzabaca mu muryango wabo. Umuntu wese uzirukira abazimu maze akabisunga, nzamurakarira muce mu muryango we. Nimwitagatifuze rero maze mube intungane, kuko jyewe Uhoraho ari jye Mana yanyu. Ijambo ry'Imana. Bavandimwe, mwitonderere ijambo. Gutura umwana Moleki, icyo kigirwamana cyajyaga giturwa abana bakicwa. Tuzi n'ikindi cyitwa Kemoshi tubona nanone Mowabu. Twabonye na kiriya rero Beelzebubu. Ibi byose n'uburyo bwose Behali yigaragazagamo, ibyo byose ni ibigirwamana byari ibyariye amahanga Abayisiraheli baje basanga muri kiriya gihugu. Ariko uwo muntu wese ujya gusenga ibigirwamana mu buryo ubwo ari bwo bwose, uwo nguwo
Imana yavuze ko izamuca mu muryango wabo. Ni ukuvuga ngo hariya miryango 12 gucika ni ugutsiratsizwa n'izina ryabo ntiryongere kuvugwa. Ngo hariya bakayaba ngo hariya hari kwa runaka, byararangiye umuntu agacibwa mu muryango we abitewe no gusenga ibigirwamana. Icyo kintu tucyumve kandi tukiteho, kuko igisobanuro cyacu uyu munsi ni ugucibwa mu muryango w'abana b'Imana. None umuryango w'abana b'Imana ni umwe. Kiliziya ya Yezu Kristu irimo abamaze kugera mu ijuru, abategereje kurijyamo ariko barapfuye mu mubiri, n'abakiriho ariko bakora ugushaka kw'Imana. Nk'uko twabyumvise, abari mu muryango w'Imana wa Yezu Kristu, abagize umuryango wa Yezu Kristu ni abakora ugushaka kw'Imana, abumva ijambo ry'Imana bagakora ugushaka kwayo. Yezu Kristu rero atweretse yuko adakoreshwa na Belizebuli, ahubwo yaje kuyambura abo bose bajya muri ibyo. None rero muvandimwe, uramenye nawe mera Yezu Kristu akwigarurire, ureke gusenga ibigirwamana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Hari abapfumu dusanzwe tuzwiza hirya no hino, ariko noneho hari n'ubupfumu bwa astrology bubera ku maradiyo rwose ku mugaragaro, aho usanga abantu birirwa baraguza ku maradiyo horoscope, bari kubabwira ngo wowe ngo wavutse iki n'iki, wowe ugengwa n'inyenyeri. Tugengwa n'inyenyeri ko tugengwa na Yezu Kristu, ko tugengwa n'Imana ishobora byose. Ubwo buryo bundi bwo kuraguza buriho bwo kuri internet bw'aba medium bwa voyance, ubwo bw'abapasteri bakorera shitani bavuga ngo wowe ubwawe uhinduka Imana, ngo ibyo yatureho urabirema. Ibyo byose byo muri New Age mubyirinde bavandimwe, kugira ngo mutamera nk'uriya mwami wagambiriye kugambirira gusa. Intumwa ze ntizabashije kugerayo kuko zagarukiye mu nzira, ariko ibyo ntibyabujije yuko ahita apfa azize icyaha cye, nk'uko yabwiye ngo uzapfa nta kabuza wakoze yawe, kubera yuko wirengagije ko ufite Imana muri Isiraheli ukajya kurabuza. Yezu Kristo rero waje kwambura ibyo bigirwamana imbaraga zose no kubitsinda. Ntabwo ashobora kugengwa na Belizebuli. Niyo mpamvu yabwiye bariya bigisha amategeko ngo basome ibyanditswe bitagatifu, bamenye yuko ari we mukiza Imana yavuze, bityo ibyo ari gukora ari ibimenyetso bya wa wundi wavuzwe mu byanditswe bitagatifu uzaza gucungura isi, akambura umunyamaboko shitani ibyo yari yarigabije byose. Mwibuke ko shitani yashatse no kumutsindisha icyo kintu agitangira ubutumwa igihe ari mu butayu, ikamujyana ku musozi muremure ngo dore y'amahanga yose ngo narayigaruriye n'ayanjye, ngo ndamya maze nyaguhe. Ariko Yezu Kristo atsindisha n'ubundi ijambo ry'Imana ati haranditswe ngo uzaramye Nyagasani Imana yawe. Hanyuma imubuza no kumugerageza. None rero bavandimwe, kumve ko Yezu Kristo hano ari we wa munyamaboko waje kwambura shitani ibyo yari yarigaruye byose, nanjye ndimo nawe urimo. Hanyuma niba twinjiye mu muryango w'Imana rero koko tukaba twiyemeje gukora ugushaka kwayo, dufitanye umubano n'Imana, umubano unoze, ndakubwiza ukuri ntabwo dushobora kwitiranya ibikomoka ku Mana n'ibikomoka kuri shitani. Ariko niba turi indangare tukaba tudasenga, dore ko tubwirwa ngo nimusenge ubudahuga, nimusenge nta buryarya kandi musenge ubutitsa, duhore turi imbere y'Imana kugira ngo tubone urumuri rwayo tutayoba. Niba rero bitagenze gutyo, dore ko hariho amayeri menshi ya shitani,
tuzitiranya iby'Imana n'ibya shitani, kandi icyo gihe bizagorana ko icyo cyaha tugikira. Yezu rero abitubwira. Uyu munsi hari abantu bari muri kiliziya ariko bakaba bifitemo izindi ngamba zitari zo kubaka kiliziya ahubwo zo kuyisenya. Bayinjiriye, bakoreshwa na Sekibi. Abo ngabo nibo babona za inisiyative nziza zakagombye kubaka kiliziya bakazirwanya, ngo uriya ntitumushaka, uriya ni iki kugira ngo abe yakora biriya, uriya mumwigizeyo. Abo ngabo rero bazabibazwa aho baba bari hose, urwego baba bariho rwose bazabibazwa. Abo ngabo bavuga bati dore bariya bari kurwanira ukwemera, ni abakonservateri, bakabashyiraho ibyaha, bakabashyira mu manza, bakabambura ibyatumaga bakora ubutumwa kugira ngo baceceke. Bazabibazwa. Abo bakora ibyo bazabibazwa. Mu gihe rero Imana izirwanirira abayo bagakomeza kwera imbuto uko ibishaka. Bavandimwe rero, iri jambo riratwereka yuko Yezu Kristo udashobora kumwitiranya n'ibindi ibyo ari byo byose igihe uri mu bumwe nawe. Ntibishoboka. Ibikorwa bikorwa n'abandi bamukomokaho uzabimenya kuko uri mu bumwe na Yezu Kristo, ntuzabyitiranya n'ibya shitani. Kandi umuntu uzagambirira gufata ibintu abona ko ari iby'Imana bitaturuka kuri shitani akabyitirira shitani, agafata ikuzo ry'Imana akariha shitani, azabibazwa ubuziraherezo. Twebwe rero bavandimwe, twirinde kubarwa muri abo ngabo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.